umuntu usenga ameze nk'umuntu urangura kure. Abantu barangura mu Bushinwa na Dubai ushobora kumubona ku kibuga cy'indege n'agakapu ukagira ngo avuye kuzerera, ariko umuzigo buri mu mazi urimo kuza. Ubu mu kanya turataha abantu bagire ngo twasaze, ariko umuzigo sohoka hano nta kintu ujyanye, ariko biba biri mu mazi. Iminsi yo kudeduwa nigeze, uragenda ukazana kontineri yawe yuzuye utuntu twa rivaje. Hariho abantu bari gusenga ngo muzamurwe, nudakiranukira mu ntama ntacyo uzakora muri perezidansi. Umuntu wese agwa aho ageze, nta muntu waba uri naha ngo agwe Nyabugogo. Nimba hariho ikintu gikomeye, bwira uwo muntu ngo Imana ikumbikiriza ibindi bintu. Haleluya! Nta muntu warya sine ifite amezi nubwo itaragaragaza. Bashobora kubibona bakabona nta kigenda, ariko nubwo itaragaragaza yarafashe. Buriya abantu tubana baratuzi n'ubushobozi bwacu baba babuzi. Niyo mpamvu nta numwe urakubwira ngo utere ikorasi, baza aho bakwicaza. Urebye buriya ukuntu tubanye ku isi, ni nyigisha nkwigishe, burya abakwanga nabo wanga urebye bijya kungana. Abakuvuze nabo uvuga burya ubaze, wenda nuko utajya utanga ubwo abo wavuze, ariko burya bijya kungana. Yesu yasize avuze ati nukumbera umuprofeseri nanjye nkakubera undi. Burya twebwe Imana ntabwo tureba uko turi, ahubwo Imana ireba uko izatugira. Reka mbaha amakuru akomeye. Twageze hano tutazi uko bambara, ibyuho arabyica, dusigaye tubizi natwe. Zahure n'abapene ku cyumweru barajyanisha we. Imana igiye inyuranya amaboko, ahantu wari urupfu ikahashyira ubuzima, ahari gusaba ikahashyira amavuta. Imana inyuranya amaboko, biravuga ngo yanyuranya abizi. Fasha kwigisha umubwire ngo Imana ikurambikeho ikiganza kigukwiye. Yesu Kristo ashimwe. Dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo bari ibintu bisanzwe. Imana ibaho umugisha. Biravuga ngo nitutagwa isari tuzasarura. Akenshi iyo ngiye gutangira nkunda kuvuga ku isari nk'iminota 2. Hari abantu baba barabaye ahantu bahinga amasaka, bagire gutya turebe. Hari inzara yihingura abantu batajya bihanganira, hanyuma bagafata amahundo atarera neza bakayasekurira mu isekuru, barangiza bagakamura kavamo igikoma bita inkamure. Hanyuma rero iyo ukunze inkamure cyane, abandi bashyira ku muhariro bagiye guhura, ugasanga weho ntabyo ufite. Ariko Bibiliya iravuga ngo hari ibihembo by'abantu bihanganye. Hariho abantu bahinze ibishyimbo, bigira imboga nziza bita umushogoro. Hari ukuntu umuntu atinya kuburumanga akagenda asoroma myinshi, abandi bakazanika ibishyimbo we ntabyo afite. Ariko biravuga ngo nimutagwa isari uzasarura. Nari mvuze ngo hari ibihembo by'abantu bihanganye. Munyikirize cyane. Haleluya. Rero gusenga, umuntu usenga ameze nk'umuntu urangura kure. Abantu barangura mu Bushinwa na Dubai ushobora kumubona ku kibuga cy'indege n'agakapu ukagira ngo avuye kuzerera, ariko umuzigo buri mu mazi urimo kuza. Abantu basenga bameze nk'abantu barangura kure. Ubu mu kanya turataha abantu bagire ngo twasaze, ariko umuzigo ikiriza cyane. Haleluya. Ubona umukobwa ukagira ngo yasaze, ukavuga uti n'agakapu gusa. Abantu bavuye ku kibuga cy'indege uramureba wese avuye
agakapu karimo imyenda kandi avuye kurangura, ariko ntago babizi. Gusenga rero ni ukurangura kuri. Sohoka hano nta kintu ujyanye, ariko biba biri mu mazi. Iminsi yo kudeduwa nigeze, uragenda ukazana kontineri yawe yuzuye utuntu twa rivaje. Arivaje fasha kumubwiriza, umubwire ngo gusenga ni ukurangura kure. Gusenga ni ukurangura kure. Dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro 48 umurongo wa 13 na 14, hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Itangiriro 48 13 na 14, Yobu 23:9. Aravuze ngo Yosefu abajyana bombi, ko handitse arabamwegereza, afatisha Efurayimu ukuboko kwe kw'iburyo, amwegereza ukuboko kw'ibumoso kwa Isirayeli. Afatisha Manase ukuboko kwe kw'ibumoso, amwegereza ukuboko kwa Isirayeli kw'iburyo. Isirayeli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko ye abizi, kuko Manase ari we wari imfura. Amen. Yobu 23:9, naho hari ijambo. Yobu 23:9, naho hari ijambo rivuze ngo mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Amen. Nazanye ijambo ry'Imana, ndashaka kugira ngo Imana numva nshaka ko Imana idukura ahasanzwe hose. Nabyiganye n'umutima wanjye wo kubabwira ibintu byinshi, ariko numva umwuka arampase ngo ntabwo dukura abantu ahantu hasanzwe hose. Hari igihe umuntu aba ngo ivubira imvura babi n'abeza, haba ngo iyo uzi ko ibintu bihenda natwe bikaduhendana, abantu bakabwirirwa ngo byahenze, ariko dufite gahunda uyu munsi nkurikije ubutumwa Imana yahereyeho mu gitondo yo kudukura ahantu hasanzwe hose. Habaho ibyicaro byinshi mu batumirwa. Hariya muri stade nshasha batwubakiye habamo icyicaro udashobora kubona amafaranga ukishyuye, ahubwo ukicazwamo n'umubano wawe na nyiri ibirori. Habaho icyo bita regular, ni ahantu hasanzwe hose, n'amatike yaho abahendutse. Hakabaho abandi ngo bita muri VIP, hakabaho abandi bita muri VVIP, hakabaho n'andi ngo haba abantu b'icyubahiro. Hariya ahantu rero b'icyubahiro nta nubwo buriya wapfa kugerayo, habayo uburinzi budasanzwe. Aho ngaho nuhishyurira amafaranga n'amatike yaho ntasohoka, ahubwo umuntu ahicazwa n'umubano agirana n'uwateguye ibirori. Bishatse kuvuga iki? Ndashaka gusobanura amaboko y'Imana abiri, ariko reka mpere ibumoso. Ibi bintu byose Yobu yarabivuze, aravuga ngo iyo waburiye Imana mu bana ibirihe, wayiburira mu matungo ibirihe, wayiburira mu mudamu ibirihe. Aravuga ngo ijya yihisha.
Imana irihisha, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ijya yihisha mu kuboko kwayo kw'iburyo. Umwanditsi w'Abaheburayo avuga amaboko y'Imana yaravuze 10:30, aravuga ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Bibiri ijambo ry'Imana yo iravuga ngo biteye ubwoba gutabwa muri yombi n'amaboko y'Uwiteka. Kubara 24:8 avuga amaboko y'Uwiteka, yaravuze ngo yadukuje y'amaboko akomeye ngo nk'ay'imbogo. Imana igira amaboko. Imana igira amaboko. Ariko umva ikintu gitangaje, nimba hari umwaka tuzagira, nuko izaguma kutwambikira ibumoso. Ibumoso nahasanzwe hose, ibintu byose Imana ikora ibikorera ibumoso, byose. Mu kuboko kw'Imana kw'iburyo iyo bahavuze, yaravuze ngo yihisha mu kuboko kwayo kw'iburyo. Zabura kuririmba yaravuze ngo ni mu kwera kwayo. Aho hantu niho yihisha. Ushobora kuyishakira mu kazu kayibura, ariko wakiranuka ugasanga niho iri. Ariko ndanezerewe Imana, nukuvuga ngo mu kwera n'ahantu Imana idashobora kurara itageze. Ibumoso ibintu birahenze, ibumoso abagabo barabuze, ibumoso ntiwahubakira inzu muri iyi minsi, biragoye. Ibumoso ntiwahabona akazi, nta connection, uvuge ngo ntibigikunda. Imana isigaranye imirimo y'uburyo gusa. Kambaho amakuru y'umuntu umwe Imana yahaye umurimo w'iburyo, kuko mukunda cyane, reka mubongeze. Dawidi yabaye mu ntama, ariko akurayo ubuhamya. Ubuhamya reka mbuvugeho. Ageze imbere ya Sawuli asanga ntiyigeze aca muri military. Ntago igisirikare kimuzi, n'igipolisi n'ikimuzi, n'igisekirite ye ntago kimuzi, nta nubwo yagiye mu irondo ry'umwuga. Ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ngewe nkiri mu nama, umwana w'intama yajyaga asumirwa n'idubu, ngo narangiza nkayasamura, ngo nkamukuramo akiri muzima. Yavugaga iki? Umwana w'intama nagakiza. Haleluya. Akasamura akagakuramo katanduye, katakomeretse. Aravuga ngo njewe mfite ubuhamya bwo kutiyanduza. Aravuga ngo n'intare yarazaga ngo nkayasamura. Ariko Imana izatujyane mu ijuru. Yaragiza ngo akayasamura, ngo agakuramo umwana w'intama akiri muzima. Sawuli arabwisaka, arabubura. Hariho abantu bari gusenga ngo muzamurwe, nudakiranukira mu ntama ntacyo uzakora muri perezidansi. Umuntu wese agwa aho ageze, nta muntu waba uri naha ngo agwe Nyabugogo. Umuntu wese agwa aho ageze. Iyo ushaka poromosiyo witwara neza mu ntama, ukahakura ubuhamya buzakugeza ibwami. Imana yari yaramukoreye ibintu bibiri byari gutuma adasubira mu ntama. Icambere, yari yaramuhaye amavuta abandi bose batayagira. Ntago yari amavuta aciriritse, yari amavuta yo kuba umwana. N'umunsi Samweli ajya kumwimika, yageze yatazi neza umuntu uri bumwana. Imana yewe we iramureba Dawidi ahantu hari,
aravuga ati nubwo ari mu ntama ariko aya mavuta niyamukwiriye. Irangije ifata ihembe ishyiramo isano rizamenya Dawidi umunsi bizahura. Kuri Shama amavuta yanga kumeneka, Aminadabu amavuta bigikotora ibintu biranga, ariko Dawidi amavuta akimubona biramenyana, rya sano rirakora, amavuta atangira kumenya ko nyirayo aje. Mugabanye ishyari, nta kintu wakora ngo utoragure 2,000 Imana yangeneye mu isoko. Nubwo waba uri umunyamavuta gute, ubita mu isoko. Reba ukuntu mukunda amafaranga mwese mwakanuye, ariko uwo yayageneye ni uyatora. Hari isano ry'umugisha na nyirawo. Nta kintu wakora. Haleluya. Musi umwe umugabo yari afite inka nyinshi, agira abashyitsi, yumva agambiriye kuba bagira inka bakarya. Hanyuma atumaho umushumba aramubwira ati rero uze kuzana sine tuyirye. Umushumba ahagarara imbere ya nyirazo aramubwira ati hoya ntago sine tuyirya. Nyirazo atari ko inka n'izanjye nategetse tuyirye. Undi atari ko sine ntago igize gute ntiyiribwa. Akomeje guterana amagambo, impaka zabaye impaka. Mushumba abwira nyirazo, nubwo atari ko utari kumbaza impamvu ntashaka ko sine tuyirya. Undi ati wa mugani n'ukubera iki? Aramubwira ati buriya sine nubwo itaragaragaza yarafashe, ifite amezi. Ifite nyirazo yifata hano ati burya nubwo itaragaragaza yarafashe. Ubundi umugisha ni amezi. Niki? Sine ifite amezi ntiribwa. Ntago bayitekera abashyitsi ku munsi w'isoko. Ku munsi w'isoko ntibagwa. Nta muntu warya inkoko itera abaho. Nimba hariho ikintu gikomeye, bwira uwo muntu ngo Imana ikumbikiriza ibindi bintu. Haleluya. Nta muntu warya sine ifite amezi nubwo itaragaragaza. Bashobora kubibona bakabona nta kigenda, ariko nubwo itaragaragaza yarafashe. Niba waje vuga ngo amen twumve. Yarafashe. Igeze ku iseta ntihagwa, ntabwo igwa mu manuka nk'abandi, ntabwo irekada. Sine ifite amen. Nimba mwazanye na Yesu umuntu ngo ibiganza muvuge ngo sine ntugapfe. Mungu umwe yigeze kujya kuvuma sine, ayitegereje ngo abona hari amezi, ngo kandi ngo ayabundarayemo. Amezi rero reka mbabwire, mu mahame y'intambara nta n'umuntu ujya urasa umudamu utwite. Nta nubwo atonda umurongo kuri bisi no kwa muganga bamutambutsa abandi. Niyo sanze mwicaye muramuhagurukira. Umudamu twitagira ubudahangarwa. Niyo mpamvu niyo bagiye guca ku mupaka bazanye bya bintu bitemewe, ngo bigira nk'abantu batwite, inda ziri artificiel kugira ngo batabasaka. Ariko reka mbabwire, Imana yongera ikumbikiriza andi mezi. Rubundi nabwiye umuntu numva yararambiwe, yarategereje, abandi mwayisinya binyoma, ariko umunsi bizasohora ko muzaseba. Ubisoni zizabakora bingana gute n'ikuntu mwabeshye ngo ntago ari byo. Impamvu tugihari nuko tugifite amezi. Sine yarafashe. Dawidi akinjira iwabo asanga mu bintu Imana yakoze, yafashe ihembe iryuzuzamo amavuta ya Dawidi. Ihembe ikagira ibwira ati wa mavuta uraya Dawidi, aya Dawidi.
bakayita ya Shama, kanga ati hoya navuyeyo bambwiye ko ndaya Dawidi. Akimureba abaramumenya amavuta, ati databuja yagize gute? Yaje. Amavuta atangira kwiyegeranya yitegura gusukwa kuri nyirayo. Niyo mpamvu burya wowe n'ibyicaro uzicaramo muraziranye, iyo bikikubona bitangira kwitegura kugiye kubyicaramo, kandi ujye witega ko babanza kubyigera, kubera ko bitabanje kubanga bakumerera nabi. Gahunda bose baba bagomba kubyigera, byamara kubanga bakaguhagurukira bati wenda reka nawe agwemo. Arangije ahimba indirimbo, ariko Dawidi yarazi kuririmba. Aravuga ngo Uwiteka nteguriye ameza mu maso. Yavugaga bari abahungu bamujyanye mu nama. Aravuga ngo nteguriye ameza mu maso y'abanzi banjye. Icyo kintu rero ntago cyavuye ahantu hasanzwe, hari ibikorwa by'Imana bidasanzwe. Yosefu yari afite abana babiri, ntago caguca mu mateka yiwe. Abana yababyariye muri Egiputa, abyara umwana w'imfura amwita Manase, wa kabiri amwita Efurayimu. Hanyuma Yakobo agiye kwipfira aravuga tuze kunzanira n'abahungu babiri bawe bahesha umugisha. Yosefu ikintu yakoze yari akizi neza, yafashe imuherereza amushyira ibumoso, afata imfura ayishyira iburyo. Buriya abantu tubana baratuzi n'ubushobozi bwacu baba babuzi, niyo mpamvu nta n'umwe urakubwira ngo utere ikorasi, baza aho bakwicaza. Abantu baratuzi noneho bazi no gupima amavuta bakakureba hati. Abantu baratuzi, buri wese agenerwa icyicaro, kandi iyo witegereje neza hari igihe ubu ngubu tufite agahinda kenshi ngo abantu ngo baratwanga, ngo baratuvuze, ngo bagize gute, ariko urebye buriya ukuntu tubanye ku isi ninyigisha nkwigishe, burya abakwanga nabo wanga urebye bijya kungana. Abakuvuze nabo uvuga burya ubaze, wenda nuko utajya utanga ubwo abo wavuze, ariko burya bijya kungana. Yesu yasize avuze ati nukumbera umuprofeseri nanjye nkakubera undi. Niko gahunda ibimeze. Je nari ndi gusenga ngo Imana ingiyera umugore imumpaye, nsanga gahunda n'ukwiga n'abaprofeseri. Ariko ndashimira Imana ko burya twebwe Imana ntabwo tureba uko turi, ahubwo Imana ireba uko izatugira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridasa nk'uko dusa, ahubwo risa nk'uko tuzaza. Ijambo ry'Imana ntago risa nk'uko turya, ahubwo risa nk'uko tuzarya. Ijambo ry'Imana ntago risa nk'aho twicara, risa nk'aho tuzicara. Ijambo ry'Imana ntago risa nk'uko uvuga, risa nk'uko uzavuga. Niyo mpamvu iyo Imana ikureba ntabwo ikureberaho, ahubwo Imana yita ku iherezo cya. Paulo yaranditse aravuga ngo ni amakosa, ntibikwiye gufata imibabaro y'iki gihe tukayigereranya n'ubwiza buzahishurwa. Hari igihe umuntu akurebera mu mibabaro y'iki gihe akagira nta kintu uzavamo. Abwira Abaroma 3 yaravuze ati Abayuda babarusha muri byose. Aravuga ati ariko reka mbabwire kimwe kiruta ibindi, babitswe ibintu byavuzwe ni. Agiye kubahereza umugisha, akora ibintu bitangaje. Umusaza bita Yakobo areba abana bombi, ngo yarageze mu gihe cy'izabukuru atakibona, ariko ngo umwuka wera wari ukiri muzima muri we. Ye guhereza abana umugisha, ntita ku byicaro babahaye, ahubwo amukozaho ikiganza gikwiye kumujyaho. Agira umurokore waje
kubwiriza ntavuze, agira gutya, haleluya. Noneho agize gutya, hariho abantu bazi gukosora Imana. Uzafata kafe, ntabwo ari byo gukora amahano, imfura n'igiye, ariko uvuga undi ijambo ritubwiye ngo yanyuranya abizi. Imana iginyuranya amaboko, ahantu hari urupfu ikahashyira ubuzima, ahari gusaba ikahashyira amavuta. Imana inyuranya amaboko, biravuga ngo yanyuranya abizi. Fasha kwigisha umubwire ngo Imana ikurambikeho ikiganza kigukwiriye. Anyuranya, umva, ariko hari umubyeyi wambwiye ngo nzaba imbwa yemwe, asanga Imana yagize gutya. Yarambwiye ngo nta kintu nzigezaho, none naramushakanye murangizanye amashuri, ariko wamana Imana noneho nta nubwo yita mu kuboko bakuzanyemo, ahubwo iriya ranje ikayasobeka mpaka kugukoreho. Haleluya. Imana do ngwanyuranya. Iyi ni kode y'umwuka, ndanezerewe kandi ngo ntuzabyara ukabatondekanya, ntuzashaka ukabukorera vire, nta kazi uzabona, uzapfura uw'inyuma bakajya bakwingingira imbere. Imana inyuranya amaboko. Muri iyi minsi ndi kubwira abakristo ngo bave muri birahendutse, kuko imirimo y'Imana yashizeyo. Hari ibiganza by'Imana by'iburyo bigabira abantu bayo b'inshuti zayo magara. Amosi 9:11 yahanuye ibintu bikomeye, aravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Aravuga ngo kandi nzica n'ibyuho byaryo. Aravuga ngo kandi nzaryubaka rime nk'uko ryahoze cye. Nashatse amakuru y'ukuntu begura ihema, nsanga burya ukuntu begura ihema baryegurira rimwe. Umuntu ajya mu majishi wa ruguru no hepfo n'uw'iburyo n'uw'ibumoso, undi yarangiza agashyira igiti mo hagati, barangiza bakabara, bakavuga bati rimwe, bati kabiri, bati gatatu, barangiza bakegura. Niyo mpamvu nyuma ya 38 atakoze imyitozo yo kurambura amaguru. Oya, yeguciye rimwe. Ariko waje vuga ngo amen. Iyo rikimara kweguka rero rijya rigaragaza ibyuho. Ubu dufite ibyuho mu kurya, dufite ibyuho mu kwiga, wakugezaho bavuga igifaransa wakumirwa. Abantu dufite ibyuho, nimuka turebe gutya, kandi buri wese agira icyuho bitewe naho yakuriye. Wariho abantu batazi uko bavuga, batazi uko bambara, ariko Yesu yakimara kwegura ihema kugira ngo utambara ubusa, yica ibyuho. Aravuga ngo nzica n'ibyuho byaryo. Reka mbaho amakuru akomeye, twageze hano tutazi uko bambara, ibyuho arabyica, dusigaye tubizi natwe. Zahure n'abapene ku cyumweru barajyanisha we.
umubona mu modoka ukagira ngo afite masters, basigaye bajya kurangura mu Bushinwa, akakivuga nabi ariko akakivuga. Imana ijya yica. Amakuru makeya, ubundi ikintu uzi impamvu Imana yaje muri iri teraniro se? Ntabwo ari ukugira ngo idusubize, ahubwo ni ukugira ngo iducungire umutekano. Buri Imana yishimira kutubika ahantu uko haba hasa kose, ariko hapfa kuba hari umutekano. Mose yabaye mu rufunzo, abandi bana babaheka, babahindurira pampexi, yarira ati ceceka kibondo, kagira gutya, bati humura mwana wanjye, yakanga guhora bakamushyira imbere bakamwonsa. Ariko nyina abonye igihe avukiyemo asanga ni igihe cyo kwicwa kw'abana b'Abaheburayo, ntiyahitamo kumubyarira kwa muganga, amubyarira mu rugo. Akora ikintu bita kumubohera akato, amujyana mu mazi mu rufunzo. Abahanga babiri bavuga ko ikiriya kibazo cyo kudidimanga ari ikibazo cy'umusonga wavuye mu mazi. Hanyuma nubwo aho hantu ari habi, ariko niho hafite umutekano. Noneho Yesu umunsi batanga amakuru ko yavutse, bagashaka kwica abana bose bari mu kigero nk'iki, marayika yazaniye inkuru Yosefu imubwira iti fata umwana na nyina nuragize ubahungije. Ahantu yamubwiye yagiye muri Egiputa. Niyo tuharirimba turavuga ngo ni habi, ariko hari habi hafite umutekano. Imana itubika ahantu habi ariko hafite umutekano. Nimba waje vuga ngo amen. Jobundi nabwiye abantu, ndababwira ngo uhora wiramanta ngo ntiwize, yo wiga wari gupfa. Ngo ndakodesha, uyubatse none abaguhitana nubwo ari habi. Ariko igihe Herode azapfira, marayika azazana ubundi butumwa akubwira ati cyura umwana na nyina kuko uwagenza yapfuye. Ndashaka kukubwira ngo ni habi ariko hafite umutekano. Rimwe nigeze kubwira Imana, nayibwira nta hantu ndi ni habi pe. Twebwe rero twagize umugisha tuvukira mu miryango y'abakozi b'Imana. Nge ndashima Imana ku bwa Papa David. Kera Imana yari yababwiye ko nzakorera Imana, none nyikoreye bakiriho. Ndashimira Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Sikwagira ngo mubigiriye ishyari. Haleluya. Nari nzi ko rero umwana wo kwa pastor atagira ubuzima bubi, ariko Imana igishima kuwikamo abantu bakagira ngo reka mbabwire ikintu gituma Imana ibika ubwoko bukomeye ikabugira ubworoshye, ni ukugira ngo ubwoko bwibwira ko bukomeye budahagurukira kuburwanya butarakomera. Abantu bajya bibaza impamvu Abisirayeli bazengurutse w'imyaka 40 ntabwo bari bakagize imbaraga zo guhangana n'amahanga 7, ariko umucanga ugenda bakamura abimbaraga nke bava mu nzira kugeza igihe Isirayeli yagiriye igisirikare gikomeye. Imana ishima kubashyira hagati mu ntambara ariko barakomeye. Imana itubika ahantu habi ariko hafite umutekano. Bibiri ukuntu yavuze, yaravuze ngo ubushake bwayo burasharira. Ikintu Bibiri ivuga akenshi Imana iri kutubwira ibintu, ariko haleluya, kenshi Imana iri kuvugana natwe
hariho abantu bavuganye n'Imana, Imana iri kuvugana natwe. Ndashaka kukubwira ko ari wowe Imana yavugaga, ntabwo ari undi, ni wowe. Hanyuma ikintu ikora, ivuga wowe wahazaza. Hanyuma iyi Imana irimo kuvugana natwe, habaho ibice bitatu bikomeye cyane. Igice cya mbere habamo icyo Imana izakora, icya kabiri hakabamo icyo izakorana nawe, icya gatatu hakabamo uruhare rw'abanzi bazakora. Nta sezerano ry'Imana ritagira ibi bice bitatu, kuko mu gusubizwa kwa Morodekayi ntabwo yari afite ishurirwa ry'ibintu agomba gusaba umwami, ariko Hamani we wabayeyo azi ikintu cyabera umuntu umwami akunze kuba. Bivuze iki? Umwanzi ni ambasaderi w'ibintu tutatinyuka gusaba umwami. Aravuze ngo ufate ingofero, ufate impeta, ufate ifarashi, ufate ikanzu, nurangiza ushyiraho umutwe w'abaririmbyi. Ibyo bintu umuntu wabaye ku izamu ntashobora kubitekereza, ariko mu mitekerereze y'Amani birimo. Bishatse kuvuga iki? Mu minsi yo gusubizwa kwacu ibajya babyatura, Imana ikahita ibona ikabona biradukwiriye. Iyo bakora amakosa yo guhamagara Morodekayi bakamubaza ngo tuguhe iki, bakamubaza ngo tuguhe iki. Haleluya, murimo kunyumva neza? Ngaho mu ndebe bariya mubihorere nabo bari bubinjize. Haleluya. Umuntu wabaye ubuzima bwe ku irembo bamubajije ngo tuguhe iki, ayiwe nukicara akavuga ati mumpe igikote cyiza cy'imvura. Igikote burya umuntu wese asaba ibintu bigendanye n'amavuta afite. Igikote mwarangiza mukama, hari igitoroshi twe twiga bitaga murekure, ni igitoroshi ba animateri bagiraga. Akavuga ati ngubite na murekure nziza original icagingwa, akavuga ati ngubite na bote n'inkoni nziza. Buri muntu wese asaba ikintu kigendanye n'amavuta afite, bitewe n'ikiganza kigiye kumukoraho. Umwami ahamagara umuntu specialiste asi uwo mwirasi kugira ngo asobanure ibihembo by'abandi. Ahagaze imbere y'umwami atangaza amakuru akurikira, aravuga ati bya bindi byose twasomye uza kubima yumvaga ari we, ariko burya ntago yari we, hari undi yari arimo kuvugira. Imana inyuranye. Ariko haleluya, haleluya. Nge nta buhamya bwinshi ngira, ariko reka mbaheho bumwe. Kambabwira ino nkuru. Imirimo ya Satani irazwi ni itatu, ayifitiye ubushobozi na diplome ni itatu. Yarayisigiwe aragatsindwa n'Imana. Umurimo wa mbere wa Satani Bibiliya ivuga ngo ni ukwiba, icya kabiri ni ukwica, icya gatatu ni ukurimbura. Mu gihe ubyuka utazi neza icyo ugiye gukora, Satani wabyuka afite izo gahunda eshatu. Afite gahunda yo kwiba, kwica no kurimbura. N'ubu mu gitondo yashatse kukwica nuko yakubuze. Impamvu Imana itagifata abantu bayo ngo yabika ahantu hasanzwe, ni ukubera ko ahasanzwe bazi ko bajya babayo, ahubwo irabafata ikabashyira ahantu mu kuboko kw'iburyo akunda kwibera abantu baciriritse ariko bazakomera. Amakuru
nabuye na rimwe ry'agaciro ritava mu cyondo. Tuyishimara haza ahantu bita Rutongo. Irutongo hari ibitaro byiza binini. Maze umunsi umwe umwana anyuza y'ikiradiyo. Igiki akinyujijeho ngo kirasona ukuntu umuzungu wari waje barabyumvisha. Bajyanayo icyuma gipima basanga hari amabuye y'agaciro bita gasegereti. Hanyuma bajya kuvugana n'akarere, baravuga bati ahantu twahabonye ibuye ry'agaciro bita gasegereti kandi tangira icukurwe. Ntago tubizi iminsi byafashe, ariko ibyo bitaro ubu ngubu nibihaba hari indake zo gushaka ibuye ry'agaciro. Ndakuvugishije mu izina rya Yesu, inyubako yose yubatse hejuru y'ibuye ry'agaciro, iyo ryamenyekanye ko ririyo, irasengwa kugira ngo ricukurwe. Narivuze ngo haleluya, narivuze ngo haleluya. Hari abantu bari mu cyondo ariko ari amabuye, hari abantu bari mu cyondo ariko ari amabuye, ibyondo bibafataho ndetse batinda no mu butaka, ariko iyo bimenyekanye ko ririyo, inyubako yose irasenywa kugira ngo ricukurwe. Nyikiriza cyane haleluya, haleluya. Nanone inyubako yose irasenywa. Ariko ye Imana yavumbuye amabuye, ijya yishimira kutubika mu cyondo, ariko ibizi neza ko turi amabuye y'agaciro. Igihe nikigera uzacukurwa mu izina rya Yesu. Hanyuma kamvuga gatoya ku kuboko kw'Imana kw'iburyo. Uyu mwana Efurayimu n'iki Imana yari imubonyemo kitari kiri muri Manase. Sinzi nimba tukirimo kumvikana. Imana ibaho umugisha. Muri Efurayimu hari habitsemo imbaraga z'Imana izakoresha. Iyi Imana ishaka kukubitsa ikintu cy'agaciro, akenshi ntabwo ubugisa. Abahanga baravuga ngo umuhinzi arira mu rujyo. Umubumbyi murambabarira, umubumbyi. Hanyuma ikintu baba bavuze burya kenshi nuko ushobora kumubona ukagira ngo burya nta nubwo azahana ibumba ribo, ariko ni uyayumva. Icya kabiri baravuze ngo akenshi ngo Imana ivugisha abantu ibintu badasa nabyo, kubera ko mu bintu Imana izakorana n'abantu habitsemo ishusho yabo nshya yuko bazaza. Uyu munsi isi iracyavumbura ibintu Imana yavuze gusa. Munsi Imana yari mu ijuru igambirira kurema, yicaye ahantu yicara idahagurutse, yabumbuye akanwa gusa, iravuga ngo habeho. Umunsi yavugaga ngo habeho, ibintu byatangiye kubaho nk'uko Imana ibitegetse. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana biravuga ngo ikintu Imana ivuze burya kingana n'ikikoze. Ikintu Imana ivuze, abahanga baravuga
ngo ikintu kirusha Imana cyane, ikintu kirusha Imana cyane ni ukuvuga. Ikintu kirusha Imana cyane ni ukuvuga. Kuko Imana ntijya ivuga ubusa, ibintu ivuze bihita byikora nk'uko ibivuze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana, tugiye gufata umwanya dusenga Imana, tugiye gufata umwanya dusenga Imana. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana. Koresha uyu mwanya neza kugira ngo dusenge Imana. Yesu Umwami ahimbazwe, izina yanyogeshe. Yesu we, Yesu ahimbazwe, Yesu Umwami, Yesu Umwami ahimba. Izina, izina rye ryogezwe, yanyogesheje. Yesu ahimba, Yesu ahimba, Yesu Umwami, Yesu Umwami ahimba. Izina, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso. Yesu ahimbazwe. Ijambo ry'Imana rigukura ahasanzwe hose. Ijambo ry'Imana rikuvana ahasanzwe hose. Umwuka w'Imana agukure mu bantu basanzwe. Ntukarware kimwe n'abandi, ntugapfushe kimwe n'abandi, ntukagende nk'abandi. Ukuboko kw'Imana kudasanzwe kugukoreho muri uno mugoroba. Ariko mvuga cyane ngo amen, mugikirize cyane. Imana ifite gahunda yo gukorera abantu ibintu bidasanzwe. Imana ifite gahunda yo gukura abantu mu buzima busanzwe kugira ngo bashyire mu cyiciro cy'ibintu bidasanzwe. Ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe. Uvuga uti ndabyanze, ikuntu bimpenderaho nanjye mwarya bigoye nguko. Reka mbabwishe ukuri, tugiye gusohora mu gihe kidusaba kuvaho ariho hose. Ndashaka gusengera abantu. Imana irashaka kuduha ibintu, ariko twavuye ahantu hasanzwe hose. Ndashaka guhindura ibyicaro mu buryo bw'umwuka. Ubwira Imana ngo mpagurutse ahasanzwe hose. Uyu munsi ngiye ahantu hadasanzwe. Ukuboko kw'Imana kuza, ukuboko kw'Imana kw'iburyo ntago kwananiwe gukora, kuracyakora. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Umwanya nari mfite urarangiye, reka dusenge Imana. Muranyihanganira duhaguruke, agira ngo duhaguruke.
tugiye kwifashisha uyu mwanya muri ino mvura. Mfite message 5 ndagira ngo muntege amatwi ibintu 5 ngiye kubabwira. Muhumure abantu bagihari muvuge ngo amen. Munyikirize mbone ko muri kunyumva. Haleluya, haleluya cyane, haleluya. Imana irabizi ko mu nyanja nta nzira ibamo, ariko yafite inzira idasanzwe. Imana irabizi ko tudafite inyundo zo gusenya Yeriko, ariko muri Yeriko harimo inzira idasanzwe. Imana irabizi ko nubwo yamagaye Petero mu mazi ntago bagenderamo, ariko harimo umuhanda udasanzwe. Ndashaka uhinduka umuntu udasanzwe muri bino bihe bidasanzwe. Ndagira ngo nimba unyumvisha gikiriza cyane, hinduka umuntu udasanzwe. Imana irabizi ko nubwo ibihe bihari bidasanzwe, ariko ibitsi ibintu bizadufasha kubaho mu buryo budasanzwe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo wiyimure mu buryo bw'umwuka. Message ya mbere Imana yantumye ngo mbwira abantu, nta kintu na kimwe Uwiteka azigera yima abagenda batungana. Icya kabiri, nimugoroba nagize ishurirwa, ndagira ngo mundebe. Umuntu utari bubyumva ubwo ntago birabimureba. Nabonye umuntu ahagaze hariya afite igikapu kinini cyane. Ndebye neza mbona afitemo ibintu bimeze nk'imitwe. Mbona n'umugabo munini cyane, aravuga ngo aya ni amashusho mashyashya. Mbona ari kugenda afata umuntu, agenda amukuraho umutwe amuterekaho uwundi. Imana irabwira ngo ije guhindura amashusho y'abantu. Abantu bazabareba ntibazabamenya. Imana ije guhindura amasura y'abantu. Uzajya uvuga uti cyakora nsa nawe, ariko burya ntago ndiwe. Imana ifite gahunda. Imana ifite gahunda yo gutanga andi mashusho. Nimba waje vuga cyane ngo amen. Ndashaka guhanura uyu mugoroba tudafite ikintu na kimwe twitayeho. Nabonye umuntu afite, urabona iyo umuntu wawe apfuye akenshi apfiriye mu mpanuka, iyo iki ngiki nta kiriho ntiwamumenya. Mwari muzi ko umuntu araka ishusho y'umuntu naka ngaka? Ntabwo ishusho y'umuntu naka aka. Iyo umurebye hano, kano karanavuga. Nabonye Imana izana imitwe mishyashya, iravuga ngo ize guhindura amashusho y'abantu. Abantu batinze hano cyane, hano hagiye kuba hatoya. Ibi bintu se ndabisubizayo, ariko ni ibya hano. Imana, nabonye umuntu afite igikapu, hari imvura iri kugwa ntimwanyumvishe. Nabonye umuntu afite igikapu kinini, ahagarara kuri ya muryango. Umuntu wese asohoka amukura isura ya kera, amuterekaho indi shusho. Kandi umwuka w'Imana afite gahunda yo gutanga amasura mashyashya. Zola pesala trezega. Imana ije guhindura iyo shusho, ari indi sura nshyashya. Umwuka wera nabonye arimo kugenda atorekaho abantu andi masura. Imana irabwira ngo hari ibintu mwari muzwiho, ariko Imana abantu batindanye nyayo icyo bagiye guhinduka ukundi kuntu. Nimba uhari vuga cyane ngo amen. Ikintu cya gatatu, umwaka ugira ibihembwe 4. Mana yambwiye ngo muri kino gihembwe kibi cya kabiri cy'umwaka, abantu babaye hano ntago bazabaho nk'abandi.
ibintu byose bigiye guhenda, ariko ntago tuzabaho kimwe n'abandi. Abantu bagiye, reka mbabwize ukuri, ariko haleluya, Imana ifite ibisubizo by'abantu batindanye nayo. Ibi bintu ntago ari ibintu bisanzwe ndi kuvuga. Ikintu cya gatatu, ngeze ku cyakane, Imana yavuganye nanjye, iravuga ngo igiye kuminjagira imbaraga z'umwuka wera zihamba. Nabonye abantu buzura umwuka wera, kubihagarika biratunanira. Imana iravuga ngo abantu bagiye kujya buzura umwuka w'igifute. Ibihe bya kera bigiye kugaruka muri Kabuga vi. Imana yambwiye ngo ufite gahunda yo kuzuza abantu umwuka. Yaravuze ngo uva ikintu gitangaje. Imana yambwiye ngo aha hazabera ibitangaza by'imbaraga z'Imana. Njye ntago nigeze ndyama. Mudamu wanjye yari yambwiye ngo araza, ashobora kuba yaje simbizi, ariko arabizi neza ntago nigeze ndyama. Umwuka yavuganye nanjye arambwira ngo ahangaha irambwira ngo ni inzu iciriritse muri uyu murwa, ariko ibitse isanduku y'Imana. Abantu bagiye kuzura umwuka wera, aba bahungu bagiye guhanura, aba bakobwa bagiye guhanura. Imbaraga z'Imana zigiye gukorera imirimo idasanzwe hano. Amakorali agiye kujya aririmba, abantu buzura umwuka wera. Ndabivuze ndisaka, Imana igiye kubikora mureba. Hano hari uwa gatatu Imana izahagurutsa ikimuga mwari musanzwe muzi, nk'ikimenyetso cy'imirimo Imana igiye gukorera hano. Icagata icyo tugiye gusengeramo Imana. Imana yambwiye ngo ihagurukije abakozi muri Kabuga. Mugende mufate isi mu izina rya Yesu. Nabyanditse, ngende mu bantu bavukiye hano, ubu nanjye mise nikonektaho, ngiye gufata isi. Fatisi niba karya utaraza, niba gahanura utaraza, ubafunga amaraso bajye bakubona bahumurirwa ibindi bintu. Fatisi gifate yijegeshe, vuga ibintu biyihindura. Fatisi gifate, fata ibitekerezwa nibi hano hagiye kuvuga abavuga butumwa. Hamwe bazajya bakubaza ngo runaka uramuzi ko yavuye iwacu, ugasanga utamuzi. Kandi abarokore baje, Imana yatangiye umurimo wo gukora mu izina ryayo. Akira ibintu byawe, tanofesera bote, akira ibintu byawe, akira ishusho nshyashya, hinduka ukundi kuntu bari basanzwe bakuziho, ishusho idahwitse, ariko akira ishusho nshyashya. Ndakwaturaho ubuzima bushyashya, ndakwaturaho ishusho nshyashya. Genda ufata isi, hagarara ku gasongero k'umusozi aho iwanyu batigeze bahagarara, ogoga ibirere iwanyu batigeze bagendamo, ubaka amazu iwanyu batigeze bubaka. Ndakuzamura mu kirere, ndakuzamura cyane, ndakurenza imivumo y'iwanyu, ndakurenza karande, ndakurenza imbaraga zigusubiza inyuma, ndakurenza. Vuga cyane ngo amena. Atose fora 13 gra. Tugiye gusenga. Bwira Imana ngo ndashaka gusingira. Nabonye marayika mukanya imvura irimo kugwa. Nabonye marayika azana umukasi munini, mbona ari guca mu maguru y'abantu agenda atemagura imigozi. Arambwira ngo Imana irashaka ko mutambuka. Akira kubohorwa mu izina rya Yesu. Tambuka
tambuka va mu buzima bagushyizemo, va mu buzima bugoye umazemo iminsi, tambuka cy'itsinzi n'ikimenyetso cy'itsinzi. Imana mu izina rya Yesu. komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Abantu bakiri muri uyu mwuka w'ubuhanuzi no kwakira icyo Imana ivuganye nabo batera haleluya. Abantu bumva ijambo ry'Imana riri kubagiraho ubasha, twongera dutere haleluya. Abantu bumva bari kwinjira mu by'Imana ivugira muri uyu mugoroba, tuvuga ngo haleluya. Ugomba kwizera ugatazanura ikirere cyawe ukinjira aho Imana ivuze. Abari imbere y'Imana twongera haleluya. Mukomeze muhagarare. Iri teraniro rifite ikirere cyiza cy'imikorere y'Imana. Ndabona amatiyo, abantu bari kuvomererwa no kuhirwa no guhabwa amazi mashya yo kunywa menshi katika jina na Yesu Kristo. Hari abantu bahembuwe mu buryo bubiri, ubw'umubiri n'ubw'umwuka. Imana irimo irahembura abantu bari baguye umwuma barahwaraye. Imana iri muhaguruke mwese, abantu bamaze kwicara muhaguruke. Muhaguruke mwese, mwihangane muhaguruke nabo bigoye, ntekereza ko nta n'ikigoranye. Be connected, mujya mwikonegita n'igihe Imana yaziyemo, igihe Imana ivugiramo mujya mukimenya. Tuzamure Imana amaboko, duhe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Iri jambo ry'Imana riri gushwanyaguza ibintu mu kirere cy'umwuka. Iri jambo ry'Imana ririmo rirakora akazi gakomeye mu bugingo bw'abantu bicaye muri iri teraniro. Ndabona igicu cy'umwijima kigenda gihunga abantu bari bamaze igihe barakimenyereye, ariko kiragenda kibahunga kibavaho. Uwiteka ari gutanga umucyo mu cyimbo cy'umwijima. Imana iri gukuraho ubwirabure. Imana iri gutera abantu guseka no kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Twese tuvuge ngo haleluya. Abizeye dutere haleluya. Ndabona amadosiye ari gusinywa muri iri teraniro. Hari ibintu Imana isinyiye abantu muri aya materaniro. Mutahe mugende, bimeze nk'irangiza rubanza, bimeze nk'iby'Imana yanzuye byari byaraburiwe umusozo. Uwiteka abishoreje muri iri jambo, Imana ibishoreje muri iri sengesho. Uwiteka asinya amadosiye yabuze amakasha yateyeho. Uwiteka haleluya. Uwiteka tumye bibona umusozo byari byarananiranye. Komera amashyi.